Hari mu masaha y'umugoroba ubwo abantu bari kuva mu kazi. Ku bitaro bimwe bikomeye hari umukobwa mwiza cyane w'umuganga witwa Diane. Akazi ke nawe kari karangiye. Yinjira mu modoka ye nziza cyane arataha. Mu nzira ataha yaciye ku musore wicaye ku kabuye impande y'umuhanda ari gusaba abahisi n'abagenzi ngo arebe ko yabona amaramuko. Bigaragara ko uyu musore yari afite ikibazo cy'ukuguru kumwe kudakora neza. Diane amubonye yumva amugiriye impuhwe nyinshi cyane. Yibuka ko papa we nawe yari afite ikibazo nk'icy'uyu musore, ariko kubera ubushobozi buke kikaba cyaramuhitanye. Nuko yimwanga mu nda asubiza imodoka inyuma aparika impande ya wa musore. Asohoka mu modoka ahagarara imbere ye amuhereza 5,000. Amurebye mu maso abona umusore mwiza cyane. Nuko asubira mu modoka arikomereza. Yageze mu rugo nta kindi kintu ari gutekereza. Intekerezo zose zari zibereye kuri wa musore. Buke yagiye mu kazi, yanyuze hahandi ngo arebe ko yongera kubona wa musore. Ahageze asanga ntawe uhari. Nuko arababara cyane kuko yumvaga ashaka kumuvugisha. Abonye amubuze arikomereza. Ageze ku kazi asanga ibiro bye birafunze. Akora mu isakoshi ye ngo akuremo telefone ahamagara umuzamu amuzanira imfunguzo. Nuko telefone arayishaka arayibura. Wa musore ari kugenda mu nzira yatoraguye telefone nziza cyane. Ayifunguye asanga nta password irimo. Ahamagara imwe mu numero zari zirimo yitabwa n'ijwi ry'umukobwa. Nuko aramubaza ati, ese nyiri telefone iguhamagaye waba umuzi? Nuko umukobwa amubwira ko umuzi cyane. Wa musore aramubwira ati, iyi telefone nyitoraguye mu nzira ndimo nihitira, ndagira ngo mungezeho nyimusubize. Diane asohotse mu bitaro abona imodoka y'inshuti yiparitse hanze. Arakomeza arayegera, abona hasohotsemo wa muhungu yahoze ashaka kare. Atungurwa no kubona ari kumwe n'inshuti ya Mutesi. Nuko Mutesi abwira Diane ati, uyu musore yampamagaje telefone yawe ambwira ko ayitoraguye, ansaba kumukugezaho ngo ayigusubize. Nuko wa musore ayikura mu mufuka ayihereza Diane. Uyu musore ntiyibukaga ko Diane yigeze kumufungurira. Nuko Diane ibyishimo biramurenga yegera wa musore aramuhobera, aramushimira cyane. Nuko aramubwira ati, wanyemerera ukaza hano mu bitaro nkakuvura ako kaguru kawe? Umusore ntiyatindiganyije yahise abyemera. Diane yitaye kuri uyu musore aramuvura, amuha buri kimwe cyose yari akeneye. Hashize amezi 2 n'igice wa musore yaje gukira asohoka mu bitaro. Nuko aherekezwa na Diane. Bari mu modoka batashye, Diane yaparitse ku ruhande afata wa musore mu kiganza amubwira mu ijwi rituje cyane agira ati, biranshimishije cyane kuko ubona wakize uri kubasha kugenda neza. Ndizera ntashidikanya ko utazasubira mu muhanda gusabiriza. Ndagira ngo nkubwire ikintu kimwe maranye iminsi ntigeze nkubwira. Ndabyibuka ari wicaye ku muhanda uri gusabiriza. Bwari bwo bwa mbere nkubonye. Naraje ndagufungurira nk'uko wabisabaga. Uwo munsi nahise ntangira kugutekerezaho cyane. Aho ndi hose nkumva nshaka kukubona. Niyo mpamvu nagusabye ko waza hano mu bitaro nkakwitaho. Aho najya nkubona buri munsi. Ni wowe watumye umutima wanjye ubasha gutuza, kandi ni wowe numva wambi iruhande mu buzima bwanjye bwose. Mu by'ukuri ndagukunda cyane. Ndagira ngo mbabarire unyemerere nkubwire ko nshaka kumbera umugabo. Wa musore yumvisha ayo magambo aratungurwa cyane. Ahora icyo avuga ariko umutima we ibyishimo byari byamurenze. Nuko arahindukira areba Diane mu maso niko kumubwira ati, mbanje kugushimira ubwitange n'imbaraga wantayeho. Warakoze cyane kuba waramfashije nanjye nkaba ndi umusore ugenda neza nk'abandi. Sinzi uko nagushimira, gusa uri Imana nohererejwe n'Imana. Sinzi uko amahirwe yo kugumana nawe nayasubiza inyuma. Ndabyemeye rwose niba ubishaka ko nkubera umugabo. Nuko Diane aramuhobera. Hashize akanya gato yatse imodoka baragenda. Guhera ubwo bahita babana nk'umugabo n'umugore. Mwakoze cyane kuntega amatwi. Mwari kumwe na Wusi Wusi.